abane namwe nshuti bavandimwe duhuriye kuri uru rubuga. Turabashimira ku bikorwa byinshi mugenda mudukorera, musharinga zino video, munazireba, munakora subscribe. Uyu munsi nagira ngo turebere hamwe ibada. Ibada ni iki? Ibada ni icyo ari cyo cyose Imana ikunda ikanishimira, haba mu mvugo cyangwa mu bikorwa, ibigaragara n'ibitagaragara. Rero ibada zigaragara bavandimwe ni ibada, wenda urugero ni ugusari. Gusari ni ibikorwa n'amagambo bitangizwa na takbiratul ihram bigasozwa na salam. Ibyo bikorwa n'amagambo uzamura uvuga, ibyo bikorwa ni ibada igaragara. Hari ibada nyinshi umuntu akora zigaragara. Gufasha abantu ni ibada. Gukora umutambagiro mutagatifu ni ibada. Gutanga zaka ni ibada. Ni icyo cyo cyose. Ndetse no gutunga urugo rwawe ni ibada. Rero hariho za ibada zigaragara, mwese murazizi, kubera ko nicyo cyari cyo cyose Imana ikunda ikanishimira, haba mu mvugo cyangwa mu bikorwa, ibigaragara n'ibitagaragara. Ariko hari n'ibada umuntu akora zitagaragara, umuntu atamenya ngo ibada yayikoze ngo yagaragaye. Reka urugero, nk'ibada yo gusiba. Uramutse ugiye mu nzu, wamara kujya mu nzu abantu bazi ngo wasibye, warangiza ukarya ugasohoka, hari uwamenya ko wasibye? Iriya ibada rero y'igisibo tugiye kwinjiramo muri iyi minsi, igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadani tugiye kwinjiramo, ni ibada itapfa kugaragara. Iyo bada ni nayo Allah subhanahu wa ta'ala, igisibo Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzakibarurira. Gerageza rero ube mu bantu bagomba gukora ibada y'igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadani neza. Ariko ibintu bibiri byonyine kugira ngo icyo gisibo cyawe kigende neza mu gihe tutaragitangira, ndagira utuntu tubiri udukemure. Mbabarira udukemure, n'udukemure igisibo cyawe kizagenda neza. Icya mbere, hari umuntu mwaba mufitanye amakimbirane. Hari umuntu mufitanye amakimbirane, genda mukemurane ayo makimbirane mufitanye. Ntuzajye mu Islam, ntuzajye mu gusiba, ntuzajye mu gisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadani mugifitanye amakimbirane. Genda, intumwa y'Imana yo yaratubwiye ngo umuntu ntimuzire mugifitanye amakimbirane, ntimuzire mugifitanye amakimbirane mukirakaranyije. Ariko hari abantu bafite inzika zamaze imyaka n'imyaka. Ntiwasiba rero ugifite amakimbirane, icyo gihe bavana mu Islam ntabwo uzaba usibye neza. Icya kabiri, hari umuntu ufitiye ideni, hari umuntu ufitiye amadeni. Gerageza, niba nta bwishyu ufite aka kanya, gerageza umugeraho umubwire uti ye muntu cyangwa se muvandimwe, ndagira ngo umfashe, numara kumfasha iri deni ryawe nzarikwishyura umwaka, nzarikwishyura igihe iki n'iki, nibura usiba igisibo cyawe umeze neza. Izo ibada rero bavana mu Islam mugerageze. Niba umuntu mufitanye amadeni ugende ubikemure. Niba umuntu ufitanye urwangano, inzangano zarateye muri iyi minsi, ugende muzikemure, uzasibe wumva uri proud, umeze neza. Rero iyo ibada ni ibada nayo idapfa kugaragara y'igisibo. Igisibo rero bavana mu Islam, wagize Imana, Imana ikazakimugezaho. Usome iduwa Imana izakugezeho ku gisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadani. Ikindi, ntabwo nagenda avuga ngo ibada zigiye zitandukanye. Abantu bafite abagore mutarasezerana mu idini, buriya uzi kuri gukora zina ni umugore wawe, ariko niba mutarasezerana, wowe nyumva, wowe urabona iyi video, niba ufite umudamu wawe mutarasezerana muri iki gisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadani kigiye kuza, gerageza usange ubuyobozi, kandi ubuyobozi bwa RMC, ubuyobozi bwiza, ubuyobozi busobanutse Imana yishyiriyeho, ahasigaye usezerane n'umugore wawe. Ariko niba unakora igisibo utarasezerana n'umugore wawe, muzaba muri gukora zina, uzamo gukora ubusambanyi. Gerageza rero muwe mu bantu bagomba gukora nikahi mu buryo bwiza. Rero nabagiraga inama, atari uko mbarushije ubumenyi, ahubwo ari kugira ngo dusobanukirwe n'idini yacu, ejo ku munsi w'imperuka tuzisanye mu bantu bazaba bafite intsinzi ihambaye. Ndabakunda rero, mukore subscribe, munasharinga iyi video, nibura tubone uburyo muzaba biri kugenda neza ubutaha. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.